ukuvuga ngo ahantu hose umusaza ari ngomba kujyayo maze iminsi nzenguruka hirya no hino mu turere ubundi mo nderekeza i Huye. Genda samura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Moto umeze neza? Meze neza. Amazina ninde? Amazina nitwa Dushimana Eric ariko akunda kunyita FPR. FPR yango umuntu wese uri kubireba urabona ko moto yawe idasanzwe. Kubera icyo wahisemo ko moto yawe igomba gusurya muri ibi bihe turimo? Ibintu ni ibintu mara igihe kirekire niba ko ngomba kugira nkashyiramo imbaraga kugira ngo nanjye namamaze umusaza nkunda cyane Paul Kagame. Niyo mpamvu nahisemo kwigira bityo. Yego nabonye utuvideo twawe uri mu bantu bazenguruka hirya no hino n'ubu duhuye uri kugenda uwerekeje he? Ndimo nderekeza i Muhanga. Ubuhanga uyu munsi ni Huye ndakeka ko ariho bari nderekeza i Huye. Nukuvuga ngo wowe wahisemo ko ahantu hose umusaza uzaba muri nyuma na moto yawe. Ni ukuvuga ngo ahantu hose umusaza ari ngomba kujyayo maze iminsi nzenguruka hirya no hino mu turere ubundi mo nderekeza i Huye. SPH iyi moto ni yawe? Iyi moto ni yanjye. Ubwo nanjye kuvuga ni ubaye warayisize amarangi kwa kuri tuzi ko abamotari batwara moto wenda z'abandi ubwumvikane bwawe buri hagati yawe wenda na nyirayo kugira ngo moto yawe uyihindure gutya. Ni ukuvuga ngo nagerageje kugira ngo nyibone ubona ko ikuzemo ariko ngerageza kugira ngo ntabwo umusanzu wanjye mu kwamamaza bitamo kuyihindura uko nguko. Gira nk'ibintu mbwira byibuza ushobora kwigenderaho nk'umumotari uri mu muhanda ukora akazi ka ko babipita n'ubundi. Hari ibintu byinshi nashingiraho nk'uko ndi umumotari. Icyambere hari ibintu byinshi umusaza yadukoreye. Icyambere twari dufite imisanzu baduca buri munsi tukagira abantu batuzengerezaga igihe kimwe umusaza aza guhura n'umumotari amugezaho ikibazo abamotari twagiraga. Uyu munsi wa none abamotari turi gukora neza nta mafaranga barimo baduca hirya no hino. Ubu umumotari nagerageje kugira kwiteza imbere kubera yuko yadukoreye ubuvugizi tuma tubakora neza. Niyo mpamvu nagize imbaraga nanjye kugira ngo mwamamaze kuko n'inshuti yanjye ndamukunda kuko nawe dukoreye ibintu bikomeye. Dufite imihanda hano muri Kigali hirya no hino mu ntara imihanda irahari wasangaga hari ibibazo moto zigapfapfana kubera imihanda mibi ariko ngira ngo nawe ko mubibona nta moto igipfa gusaza kubera imihanda myiza dufite. So mfite ibintu byinshi byatuma namamaza umusaza. Reka twigendere turebe inshuro zose aho wagiye uzenguruka hose uvuga ati ngomba kuba ndi kumwe n'umusaza. Ariko ubusanzwe ubundi ukorera umwuga w'umumotari hehe? Ubundi nkorera mu karere ka Rwamagana ahantu bita Nyagasambu. Ubu uvuye Nyagasambu uravuga ati ngomba kujya i Huye. Ngomba kujya i Huye ngomba guherekeza umusaza. Yego ni ibintu byiza cyane. Iyo turebye wenda turi kuganira nawe moto yawe ni moto idasanzwe ngira ngo abantu babonye amafoto ibi bintu byagutwaye umwanya byagutwaye amafaranga n'icyo kugira ngo uvuge ati ibi bintu ngomba kubishyiraho gutya kandi nkabitaka. Ibintu byantwaye igihe kinini kubera ko nk'aya marangi nkimara kumenya ko tugomba kuzatura umusaza. Aya marangi nateye mu kwezi kwa kabiri nibwo natangiye gukora mobilisation. Dusoje igihe cy'icyunamo nibwo nahise nandikaho aya magambo ya FPR. Nagira ngo byibuze ahantu nzajya nyura abantu bajye basha kubona ariya marangi yateye n'iki gihari ngira ngo menyekanishe neza ko mu minsi iri imbere kuri 15 z'ukwa karindwi dufite ubukwe. Buri muntu wese ayiteguye ko mbasha kugenda ahantu henshi hatandukanye. Buri muntu wese abasha kumenya igikorwa gihari kiri imbere y'abantu b'abamotari n'icyo bahita bamenya ko imbere y'abantu dufite ubukwe. Imoto yawe ubona abagenzi bayitega nyine bakayiyumvamo cyane. Abagenzi barayitega ariko ntabwo ari cyane ko baba bazi yuko ndi mu kazi wenda ka FPR ndi kwamamaza bakavuga ati ariko si umuntu ko tubona ari kwamamaza baratwara abagenzi. Ariko nkaho ngaho wenda nkoreraho kuri site ya Nyagasambu baramenyereye babazi ko ndi mu kazi ariko muri iyo nje muri Kigali nzenguruka mu ntara
baba bazi ko ndi kwamamaza nyine ari akandi kazi mfite runaka. Ni ukuvuga ngo iyo utwaye umugenzi n'ubundi umuganiriza kuri gahunda z'umuryango. Gahunda mubwira yuko ari ku itariki 15 cyane ko nabo babibona, nkamubwira ibyiza perezida yatugejejeho, tekereza neza ko abantu bose bazamutoresha na kwijana kuko twaragejeje ibyo twakoze byose kandi byiza. Iyi moto yawe ntago ufite kuzavuga ati amatora ararangiye, campaign ararangiye, reka nyongere nsubize moto yanjye uko yari imeze cyangwa uzaguma gutya? Ngiye kuri ngiye bitewe n'urukundo nkunda perezida wa repubulika, ntacyo bitwaye nazabigumishaho, cyangwa se nkaba natera andi marange, ariko nayo mugiye kubera ko uyu ni umwambaro nambara nkumva ndaberewe, nkumva meze neza. Reka tuve mu kimotari, aho utuye uho ni iki kintu wenda ushobora kuvuga ati nk'umuturage n'ubundi utuye iburasirazuba muri Rwamagana, ni iki kintu mwishimira cyagezweho? Ubwo turi kuvuga byagezweho tubara mu myaka 30 ishize u Rwanda ruvuye muri jenoside yakorewe abatutsi ruri kwiyubaka. I Rwamagana iburasirazuba harishimirwa iki? Hari ibihe bikorwa ushaka kuratira umuntu ukamubwira ati niyo mpamvu gahunda ari FPR? Yes, hari ibikorwa byinshi byagiye bikorwa, nko ahantu bita groupe sikorera Nyagasambu, hari ibyumba bikeya kandi haratuye cyane, ariko uyu munsi wa none hari ibyumba by'amashuri byinshi. Twagiraga ikigo kimwe i Nyagasambu, uyu munsi hamaze kugira ibigo bigera muri 5. Ikindi kintu nk'abaturage bashishikariza barimo bishimira, hari amashuri aherutse kubakwa ejo bundi agezweho y'umumama nawe uri muri iteza imbere, ariko byose tubikesha ubuyobozi bwiza dufite bwatinyuye abadamu ari kubaka ikigo cyiza cyane. Tekereza ko muri iyo minsi agiye no kuzamura ikigo cy'ama etaje. Urumva ko ni ibikorwa byinshi yagiye tugezaho umusaza bituma dushishikaye muri aya matora. Yego, ni byinshi cyane ibyo kwishimira. Gahunda za leta haba harimo ubwisungane mu kwivuza, harimo kwisigama, harimo ejo heza. Ibyo ni ibintu twagezeho kandi tubona ko abantu turimo tuzigamira igihe cyacu kizaza kiri imbere, kuko tubona ko tuzasaza neza, tuzabaho neza, kubera ko umusaza wacu adutekereza neza cyane. Uti imihanda ni myiza, niyo mpamvu moto yanjye ubona ikiri nshyashya, niyo mpamvu mva hano nkavuga ngo ngiye i Huye, kubera ko mba nzi ko ngiye kugenda mu mihanda isa neza cyane. Yego. Hano hirya hari undi mumotari, reka nawe mubaze. Mota, umeze neza? Umeze neza? Umeze neza nawe. Uyu muvandimwe wamubonye? Namubonye kabisa. Iyo ubonye moto imeze utya ukabona iri gutwara abagenzi, wowe biguha iyo shusho nk'umumotari? Bigaragaza ko ashyigikiye leta y'ubumwe ya FPR. Wowe se wishimira iki? Turishimira nuko mugenzi wanjye nk'uko ubibona yashyigikiye leta yacu, ariko agize icyo dutwaye, leta y'ubumwe, leta y'abanyarwanda, kandi leta yatugejejeho amajyambere. Bikaba bivuze yuko n'abamotari muri rusange natwe tuba tubyishimiye, nta kibazo gihari. Nicyo cyahindutseho mu muhanda, byose ushaka kuvuga ati dufite ubuyobozi bwiza, n'ubundi gahunda ni yayinje, umuyobozi wacu turamukunda nk'abamotari. Mu muhanda nuko nta kibazo, dufite sekirite, nta kibazo gihari, nuko hari bimwe na bimwe bagiye badukuriraho ibijyanye na autorisation, bimwe bagiye babivanaho. Hari ibintu bagiye babakuraho ku buryo n'ubu wicara ukavuga ati gahunda ni umunyarwanda, niko gifose. Reka nibarize n'umubyeyi mukuru hano hari umupapa ndi kubona usa nkaho akoze. Muraho neza muko wacu? Ukorera nawe mu muhanda, uri umumotari? Umumotari. Ubwo mpamvu mbikubajije, hari ukuntu ushobora no kuba ari moto yawe yo kwitembereraho, kubera ko wenda hari igihe tubona umuntu atambaye impuzankano cyangwa se ibyo twamwita aya majire, akaba ari n'umuturage usanzwe. Yewe ndi umumotari, ariko badutegetse kugira ngo tugire isuku. Ubujiri impamvu nayambaye ni ukwimimeshe kugira ngo duke. Niyo mpamvu wabonye wakekeranyije ko ndi umumotari. Yego, hano hari umumotari abantu benshi barangariye bitewe n'uburyo moto ye rwose imeze. Nubwo n'ubundi mbona bamwe muri mwe n'ubundi muba mwasizeho ifoto y'umukandida wa FPR, ariko we urabona ko yabigize umwihariko moto ye.
uyu muntu rwose yewe ndebye ni umurwanashyaka wa FPR nicyo kiranga umuntu kandi ni nta mpamvu yabikoze kuko ntabwo bimuteye isoni kandi ni ibintu bigaragarira amaso ibi rero natwe birebye ndamushima kugira ngo yamamaze umubyeyi wacu kandi yaradukoreye ibikorwa yakoze biragaragarira amaso ndetse n'umutima ndetse n'amahanga arabizi n'abanyarwanda twese nta mpamvu n'imwe tutashyigikira uriya mubyeyi. Yego hari impamvu mu kanya yari ari kumbwira we ku giti cye abona zo gushyigikira nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame nk'umukandida uri guhatana mu matora. Wowe ni izihe mpamvu ubona zawe nk'umunyarwanda ushobora kuvuga ati nanjye nshingiye kuri iki n'iki nta mpamvu yo kutamutora? Ikintu cya mbere ngomba gushingiraho ni uko yagaruye amahoro kandi noneho ya mahoro akurikirwa n'umutekano mwiza cyane, niyo mpamvu twishyira tukizana. Wagenge ndeba nk'umuhanda wa Kanombe kwa Habyarimana. Habyarimana kera yataga Kanombe ariko imodoka ari zose zararaga mu muhanda, wagira ngo kaburimbi ntayabagaho. Ariko ubu turajya Kanombe nta cyondo, nta kibazo duhura nacyo. Iterambere umusaza yaratuzaniye, turishyira tukizana, nta kibazo kindi kandi turatekanye. Ibikorwa rero byinshi wagira ngo biragarira amaso, turavurwa, abana bariga, abana barambara barakeye, nta muntu ukirwara amavunja, nta muntu ukirwara inda mu mutwe. Ngira ngo abanyarwanda kugira ngo uzamubone biteye isoni ntawabona, nta nubwo byanavuga. Yakwizaniye iterambere, niyo mpamvu dushobora tuzamugwaho kuko ni umubyeyi. Ibyo yaduhaye birahagije kandi aracyakora n'ibindi, aracyaduha n'ibindi. Niyo mpamvu mvuga ati turamukeneye n'ubundi, turamukeneye cyane kandi turakomeje. Urakoze cyane. Umuvandimwe, nta nubwo abantu bari bakubonye neza, uracyari n'umujene, uracyari muto cyane. Ngira ngo twari tumaze kugana n'abandi bamotari bagenzi bawe n'ubundi bari hano mu nzira, ngira ngo kubera gahunda ufite watubwiye yo gukomeza urugendo rwawe n'ubundi kujya gushyigikira umukandida wawe. Ngira ngo uyu munsi mbere ya saa sita mu kanya abo baturage baba bamaze kuhagera i Huye, nyuma ya saa sita araba ari Nyamagabe. Aho hantu hose ugomba kuhagera cyane. Uba ni Rusizi uzajyayo? Nzajyayo, ndateganya no kuzajyana za Kayonza kuri 7 ejo bundi, hose ngomba kujyayo kugenda hose. Ugomba kuzenguruka ahantu hose. Ntabwo nta bantu bajya bakubwira ati ko uri kuzenguruka wa mukanya wari kumbwira ati bamwe barambira ati babazi ko ndi mu kazi. Bamwe babazi ko mba ndi mu kazi, ariko byose biterwa n'urukundo nkunda perezida wacu wa Repubulika. Nuko ngo bantega batantega, njye numva ko icyo ngo nakoze ngomba kugikora kandi numva ko ndi fieri yabyo, nkumva ndabyishimiye cyane yuko uyu musaza ibintu yakoze ni byinshi. Dufite umutekano muri iki gihugu, turaryama tukizigura, turagera muri nta kibazo dufite, nta muntu duhungabanye. Rero ibyo byose nabirengeje amaso, suko n'inyoboka abandi bari mu kazi, ariko nanjye nzi neza yuko umusaza wacu nitumutora 100% bizanezeza umutima wanjye. Reka ngushimire. Urasaba iki rero abandi banyarwanda bishimira ibyo bagezeho nkawe, bareba kure
bafite intekerezo nk'izawe urababwira ikibazo. Ikintu nabwira abanyarwanda bose muri rusange yewe n'aba ngaba badukikije bari aha ngaha ni uko ku itariki 15 twese ari ku gipfunsi twashyikira uyu musaza kuko iterambere uko twagendaga tubona mu gihe cyashize tugeretse mu gihe tujya mu bundi bivuze ngo nidukira ku gipfunsi ejo ni kuri 15 z'ukwa karindwi bizagenda bitumbagiye bigere kure n'undi munyarwanda uri hasi nawe yongera azamuke kubera ko uyu musaza icyo twifuriza ni byiza gusa kandi ikintu nkundira uyu musaza nuko areba ku mpande zose areba ku mpande zose. Hano hari undi mugabo ejo bundi egera hano wa mugabo we uyu mugabo ngira ngo ejo bundi uri mu bantu bari bisize amarangi ya FPR uri kuvuga ati ahantu hose nanjye ndahari ngira ngo uri mu bantu n'ubundi bazengurukaga bari kwamamaza umukandida wa FPR. Uyu munsi byagenze ute? Njyewe ubundi nshimira perezida wa Repubulika w'u Rwanda, nshimira na buri munyarwanda wese umushyigikiye kumwamamaza ndetse no ku gipfunsi. Njyewe banyita Nyabugogo niwe mufana wa APR mu Rwanda hose. Mbarizwa hano Kagogo gato yankorera hano ruguru kuri saro. Ariko impamvu uno munsi ntagiye nari naniriwe cyane maze iminsi ngenda Karongi hehe ahantu hose ruba Muhanga bundi no kuvuga ngo njyewe rero impamvu bundi banyise Nyabugogo ni gukunda perezida wa Repubulika. Njyewe nkunda perezida wa Repubulika ku rwego rwo hejuru. Ubundi bararirimba bakavuga ngo Kagame Paul nuzongera kurara ijoro ngo Kanyanga ikibidutera n'ubuse tora Kagame Paul. Bundi perezida Paul Kagame nitumutora sibyo perezida Paul Kagame nitumutora cyangwa nitumwamamaza neza ahubwo se arawe babandi twirirwa tuzabavunagura nk'uko nawe yavuze ngo azabahari azabadufasha cyangwa se niyo nawe agacupa ndara mu muhanda ndagatambuka n'imodoka zigahagarara bakavuga turiya ni Nyabugogo ni gute na gute ni umunyarwandakazi bakanamfata bakanshyira mu rugo kuri bya bindi rero twese ni ku gipfunsi buri munyarwanda wese. Nyabugogo urakoze cyane reka ngushimire. Sawa